Ese wigeze gutandukana n'umukunzi wawe ukumva ariko umutima wawe nyine uracyamukunze? Ese ushaka kumenya ibintu birindwi bishobora gutuma yongera kukwibuka? Iyi video ni iyawe, tugiye kurebera hamwe ibintu birindwi bishobora gutuma uwo mwakundanye agaruka. Kandi cyanyuma ni ikintu gikomeye, iyi video nuyihutishe ndagira ngo yumve intambwe ku ntambwe kugira ngo ubutumwa buyirimo bwose ubukurikirane 5 kuri 5. Ndakwibutsa ko channel yitwa Sylvain Chokumbura, Jehova kuri mikoro nitwa Sylvain, kora subscribe kugira ngo buri video na uploadinze mu gihe kiri imbere ujye uyibona mu bambere. Kora subscribe, usharing iyi video kandi nanone ni gushimisha uyiliking. Tutaratangira reka mbanze nkubwire ikintu kimwe. Wihangayika ngo uri mu bibazo, kuko ibyo bibazo urimo ntabwo ari wenyine ubirimo, turimo twese nubwo biba bitandukanye. Rero ikibazo iyo uhuye nacyo ntugahite ushaka kwihutira kugikemura ako kanya, ahubwo banza utekereze, kuko umuntu wa nyawe aturuka mu bintu bikomeye, aturuka mu bihe bikomeye yagiye acamo. Rero ntugakangwe n'ibigeragezo uri kunyuramo, uyu munsi byanze ariko ejo bizakunda. Tudatinze rero ngiye ubwira ibintu birindwi bishobora gutuma uwo mwahoze mukundana akugarukira. Ibi bintu rero niba warigeze uba mu rukundo ukaba wabigerageza, bishobora kuzana impinduka mu buzima bwawe, uwo mwakundanye kera n'ubu mukongera mugakundana, ibintu bikagenda neza. Tudatinze, ikintu cya mbere, ntugashyireho igitutu. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo uwo mwakundanye byibuze abone ko utagimushyiraho igitutu. Nyine bishobora gutera bitanga communication hagati yanyu nawe, mukongera mukihuza, ibintu bigahura. Iyo mwatandukanye, guhamagarana buri kanya cyangwa kwandikirana ubutumwa bwinshi bituma yumva ko nta gaciro wifitiye. Ibi ntibyongera urukundo, ahubwo birarurimbura. Mujye mugira umwanya, mureke ahubwo kugira ngo muhamagare icyo mwandikira ubutumwa bugufi, jyayo umurebe, muganirize, kuko ibintu by'amamessage n'amakoro ntago birabina ari byiza, ntago bishobora gutuma nyine urukundo rwanyu rukomera. Ikindi kandi, shyira imbere iterambere ryawe. Icyo ni ikintu cya kabiri. Abantu bose bakunda gusubira aho babona impinduka nziza. Iyo umuntu uko yagusize abona ahubwo hari ukundi wiyongereho kwiza ko yagusizeho, bishobora gutuma nyine yumva yongeye akwigaruriye, bigatuma agaruka. Iyo ubaye umuntu ukora nyine ku buzima bwe, yongera kubona ko ari mu nzira nziza, bigatuma ahora yibaza ati ese kuki twatandukanye? Uwo mwatandukanye nyine agahita yumva ngo ese kuki twatandukanye, niki cyabiteye? Kubera ko nyine yabonye ko wisubiyeho, hari step imwe uri kuvaho ujya ku yindi. Nyamara gufata decision imeze neza biri mu bintu bishobora gutuma ex wawe akugarukira. Ikintu cya gatatu, hindura imyitwarire mibi. Impamvu nyinshi zitandukanye abantu zishingiye ku makosa yacu. Niba warigeze kugira ishyari rikabije cyangwa kudaha agaciro umwanya uwo mukundana, ibyo byose ugomba kubihindura kugira ngo azabone ko nyine wahindutse, utakiri uko wari umeze nyine mugikundana. Garagaza impinduka mu bikorwa, ahubwo kugira ngo ujye mu magambo menshi, ko amagambo nta kintu akemura, ahubwo ibikorwa nibyo biba bikataje mu gutera intambwe y'imbere, mu guhindura nyine situation ibintu birimo. Ikintu cya kane ni ukugumana nyine indangagaciro nziza. Ntukavuge nabi uwo mwatandukanye, ntukamutuke cyangwa ngo umusebye, ahubwo uba ugomba kugumana icyubahiro n'indangagaciro bye, ahubwo ukabisigasira, ukavuga ati nubwo twakundanye tugashwana ariko nta kintu yarantwaye, bigatuma nyine ubigira ibanga nk'igihe mwari mukiri mu rukundo. Bishobora kubona ko wa muntu nyine ubwo yabonye ko mwatandukanye akaba yafata nyine umwanzuro wo kuvuga ati reka twongere twihuze. Uba ugomba kuba wiyubashye, kandi ibyo bigira imbaraga kurusha amagambo yose ugomba kuba waravuze. Ibyo ni ibintu bitera imbaraga uwo mwatandukanye, bigatuma agaruka. Ikintu cya gatanu guys, menya amakosa yawe uyakosore. Kwemera amakosa yawe no gusaba imbabazi mu mutuzo si ikimwaro. Nubwo bigora benshi, abantu benshi gusaba imbabazi birabagora, ariko burya gusaba imbabazi ni imwe mu nzira nziza yo kugira ngo uzabe umuntu mwiza. Ikindi kandi ni imwe mu nzira nziza yo kugira ngo uwo mwatandukanye, niba mwarapfuye ikosa riniri, mwahuye ariko mutandikiranye mu message ko arajagaraza, mutahamagaranye, ahubwo mugahura amaso ku maso mugasabana imbabazi, ntacyo biba bitwaye, ibintu birongera bigakunda.
ariko ntugakore ibi kugira ngo umusubirane, ikore kugira ngo ahubwo wikosore mu buzima bwawe. Kumusubirana nabwo bishobora kuzakunda ukamusubirana cyangwa bikananga, ariko gumya ubigenze gutyo kugira ngo n'undi muzahura bizagire umumaro, bikugaragaze neza. Ikintu cya gatandatu, garagaza ibyishimo n'ubuzima bwiza. Nta muntu usubiraho aho nyine aho hababaye, hari ahantu nyine yababariye hari umubabaro. Iyo akubonye wishimye mu mutima we hazamo ikibazo. Ese kuki twatandukanye? Ibyishimo byawe ni icyuma gikomeye gikura umuntu nyine mwatandukanye. Icyo gihe muri kumwe nta byishimo nyine byinshi byari bihari, ariko nyuma yaje kubona ko waje kwisubiraho ugira ibyishimo. Ibyo byishimo rero bizaba imwe muri fondasiyo, hazazamo nyine icyo bita magnetisme ibakuruye hagati yawe nawe, mwongere mwihuze, ibintu bisubire byongere bibe byiza, ibintu nyine bimere neza nta kibazo gihari. Guys, ndakubitsa ko nitwa Sylvain, yica nitwa Sylvain Cukumbura. Kora subscribe, sharing iyi video, iki kiganiro kandi nikikuryohera ukilikinge. Ibi bituma nyine YouTube ibona ko video mba nakoze ibifitiye umumaro nyine abakunzi b'iyi channel Sylvain Cukumbura. Mbibutse dukeneye abasubscribers 1000, ni mu supporting, mukore kuri subscribe kugira ngo buri video nkizeho ugibona mu bambere. Ikintu cya nyuma ari nacyo cy'ingenzi nahoze mbabwira guys, ikintu cya nyuma gishobora gutuma nyine uwo mwatandukanye cyangwa uzwi nka ex wawe akugarukira. Ikintu cya karindwi ni ukwigira icyizere no kugumana umutuzo. Confidence ni ikintu gikurura abantu cyane. Ntukigaragaze nk'umuntu utabaho utamufite. Ntukereke muri make nk'umuntu atari mu buzima bwawe, ntiwabaho. Iha agaciro, wigirira icyizere, bituma umukunzi wawe cyangwa uwo bita ex wawe wakwanze akugarukira. Yongera nyine kubona nk'umuntu ushoboye, bigatuma mwongera mukabana kandi mukabana neza, noneho nta mvururu zibaye mu buzima bwanyu. Nitwa Sylvain. Iyi video nibigushimishe guys, likinge. Bibutse dukeneye abasubscribers 1000. Ese niki muri ibi wumva gikomeye kurusha ibindi? Andika muri comment niba iyi video igufashije, kanda like, subscribe kandi usangize abandi. Tuzongera kubonana mu yindi video. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nitwa Sylvain, iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura.